uraririmbye cyaze ntabwo natwe banana zikuririmba bana bitewe banana n'amafuti n'ibintu nge muzi n'ibintu nge muzi ntabwo banana ariko uyu mungu yarakiriye pa yarasingiriye banana yarasiga ikoma babahitishijemo guterura impunzi zose ziri mu Rwanda bakazijya muri bihugu zijyamo n'ubundi cyangwa se Kongo ibona amahoro yose tuzi tugume hano Kongo ibona amahoro mutahi wanyu Kongo ibona amahoro mwahita meke oya kaje kure muri Amerika Kongo yagize amahoro ko mucetse imbaraga kubera ko oya ye wacu umugabo w'ijambo mwakatagurutse ndikamenye iyo bweze no banza nkagenda Ladies and gentlemen, the show is about to start in aramanuka kandi aramanuka icyamuzanye niyagitaye mu nzira nukuri Yesu oya nukuri yihinduze ngo ijukuri uraririmbye cyaze ntabwo natwe banana zikuririmba bana bitewe banana n'amafuti n'ibintu nge muzi n'ibintu nge muzi ntabwo banana ariko uyu mungu yarakiriye pa yarasingiriye banana yarasiga ikoma tandamuka daimoni ese ikintu uvuze igikoma kubaza nanga abakonyine ari abantu bakunda mugira nk'abantu abakonyine bajya bashesha kilo jana ibintu za ibigori y'igikoma nta mugabo nk'igikoma abagore nk'igikoma itigishyitura igishitura ni icy'abagore gishitura amabuno Yesu mwana ariko ari ikibazo keneye kukubaza niyo mpamvu abakonyine warora umugore mukonyine manutse umva kubera ikibazo bavuga ngo abakonyine ni indaya ni indangamirwa bavuga indangamirwa da burya iryo jambo ntabwo ari okay burya oya reka dusobanurire sibyo nta hantu na hamwe yaba tureke abantu bose karite zose zibamo zigiramo abantu batari serious nyine none wenda bashaka kuba wenda warohuye no mukobwa w'umukonyine utari serious wabaye indaya ugahita uvuga ati ngo abakonyine bose ni indaya nk'ukuntu twakuze twumva ngo hari abanyamurenge badakunda kawunga ariko baravuga ngo abanyamurenge bakunda kawunga nuko ko umuntu wese wabanye timiza sha umuntu wese wabanye n'umunyamurenge none timiza no mumvu ijukuri uyu muhungu ikintu kijanye Mali hey Mali narebye to watibutse ningani nza uzamenye ko ntazangira guki ariko arazibaziya ariko arontizumba izo ganizo gufata inyama neza ujukuri reka mbwira uyu muhungu hari ijambo yaravuze inama kandi oya hari ijambo avuze mu kanya baba konyine avuga ijambo ridafite indangamirwa iri jambo uvuze sha tirifite mariti tunari uwo mucyamuri guverinoma bitari ibyo nubwo kiri muri majaribi uwo mutenga ndagutera utazosubira kuvugisha mu n'undi munsi n'umwe abakonyine ni bazima hasi no hejuru amen biriya vokorwa ariko ni mu moko yose mu bantu bose oya ye none se kuko tubizi kuriya na bene wacu twakuze tuzi ko kubona umunyamurenge unywa agacupa ari ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu basigaye bafite za burarirwa basigaye bafite burarirwa ngo mu ndirimbo ngo musabwa ngo gake ngo nakanyuma none uwo mugore we ni gute none uwo mugore ni umukonyine ngo nakanyu umucamo mutibutsemo gutya mubonyemo inoro muvemo ubutaka bubaye bwa leta ngo abakonyine so bafite bene izo karite ahandi hose izo karite the last
muranjana muri ruga palasi ni lego tugeze hano rero pike ambana nayo kimwe mu kibazo nagize kuba shaka kubaza kandi gabavuze ngo uri konyine boy ubu nasize umutozo nayo mvuye gusenga nawe nawe twari umutozo mu rusengero yego ese kuko wacu yabivuze ese nsura muri rya jambo kandi naho bihuriye kubera iki abakobwa b'abakonyine ari beza usobanura iryo jambo kongize gute ikikaje kaza kicyumvikana nyine ni beza nyine ni beza impamvu ari beza nuko ari beza nuko nyine ni beza imana yabaremye imana yatwemanye ubwiza sha tubabe bafite igisekuru cyiza oya kuba mwiza ni nk'ukuntu nyine niko imana yabiremye nta wamenya impamvu yabyo cyangwe nk'ukuntu ujya ubona abanyegana bose ari ibikara wagera muri somali ugasanga cyangwa imana yararebye iravuga ngo abantu sino bahakorora inka ako nta n'umuntu wakora inka ari mu reka biragoye ni uvuga ngo ziriya nka zabo urabona umukobwa arakwa bamukwa ni uvuga ngo umukobwa aba agomba kuba mwiza kugira ngo akwa izo nka nyinshi nicyo nari nikeneye gusubiza none kuratanya ndatanye ariko mumbabarire ni njyewe ushoreye rero muri kanya kana tugezemo tugeze muri part yacu ya kabiri ya Wiki Talk Show tugera quick question ndahwereye aho ngaho ndahari none muri quick question wagize ngo nta muntu okay ntago dutegura ibibazo byanjye nyine buri muntu wese ufite ikibazo turahera ku murongo turabazanya byibuze buri muntu utubazo dutatu ngenda ndabaza ibibazo bitatu ndabanza mbaze baze muzigaba paka ngenda ndashaka kubaza ariko mwese ikibazo kimwe twese tuzategereje kugisubiza mwese oya buri muntu aragisubiza uko ari bucyumve mwavuze aho mwaturutse Nyabiheke mwe bantu nabonye ba mbere nanje niho nturuka nubwo tuzatwihisha umukonyine gatsibo hari umugabo wavuze ngo nta mukonyine w'ibijumba ubaho naho reka mvuge ikoze cyane nta mukonyine gatsibo ni ugushaka amafaranga kuri Kigali ni content kubeshya abakire ni content ntabwo ari ukubeshya ni content twakoze babahitishijemo guterura impunzi zose ziri mu Rwanda bakazijya muri bihugu zijyamo n'ubundi cyangwa se Kongo ibona amahoro yose tuzi tugume hano Kongo ibona amahoro mutahi wanyu Kongo ibona amahoro mwahita meke oya kajaka kuja muri Amerika ikintu nje novuga kandi ukiranuke vugisha ukuri dore njyewe ndasubije nota Kongo ntujye muri Amerika yagize amahoro ikagira amahoro nota Kongo yagize amahoro ko mucetse imbaraga kubera ko oya ye wacu umugabo wakatagurutse ndikamenya iyo bweze no banza nkagenda nese tuvuga urugero oya ni ibintu bibiri sibyo Kongo nyine ibona amahoro utahe cyangwa se hagwemo intambara ugende ibyo wowe noja hanze papa none se ko ngo ndasubira nayo ututunyagwa nje kumariki Ijukuri jende umugabo w'ijambo kandi ndavuga ijambo nzosubira utekeza n'uburyo ukunda Amerika ndayikunda ariko ijukuri muri Amerika si ahantu woja mu nka yawe ngo yikame hari iyo ufite yawe se hari iyo ufite yawe wasubije ikibazo nuko uri kubesha uri kubesha binano da icara oya uri kujaye vayo wenge barakuba ete mukishije kibazo udukwanda uratengwa urafungwa babashije ngo ugiye muri Kongo yobona amahoro ariko ugiye hanze itambazo mu yandi magambo wewe wateze birabyago byo jewe reke babwire biba yaribye ubundi hari ukuntu babatega bavuze ngo nisubira Kongo irabona amahoro
noja muri Kongo Amerika nkayireka hakika kandi okay reka twemeranye gutyo twese ariko se hari akantu waruvuze ngo yego ngo muri Kongo niho hantu honyine ngo ushobora kuja mu nka yawe ukayikama iyo nka yawe ufite yo ni iyihe inka ndagusezeranya ko ibonye amahoro ngasubirayo ibishukuri toshira amahinga bende afite nka yanje uyikuye nyine nsobanura inzira wanyuramo kugira ngo ubone iyo no yinsobanurire bimeze bitese inka zaranyaze cyangwa abafurero bakanya kuzuza aho batuye nuko umusengo yari yacu cyane bitanga yari yacu none ha wa mufurero cyangwa tubaba wa mufurero cyangwa tubaba iyi bigondo tunze ni ya twabyumvise mbana na content umwanya mbana nayo akuza amahanga kandi amahanga arahanda bro muri indege nagarutse mu yandi magambo uyu muhungu no wateze intambara kandi mu kiganiro ariko shaka kupa mani kupa cyangwa uzuye kubabwira cyangwa mbize n'abantu yakanje njugunye ariko mane kavuge kuri icyo kintu gatoya utakwakivaho ubajije ikibazo cyiza gituma numva hari icyo nubwira abantu kandi kabwira abagabo b'ishambo kabwira n'abantu baza bakurikirana kwiki ngwiki talk show ngwiki talk show no kuvuga ngo kwiki ibujukuri ntukazigera ukunda ubutaka butari ubwawe nubanga amahanga arahanda amahanga arahanda ibujukuri mureke mbabwire nubwo turirira Amerika ariko abariyo nabo bararusha bro bari kurira cause bari njyewe nyine hari ukuntu tugerageza kuganira n'abantu bacu bari turafite benshi bari yego ariyo ariko gukora $3 by'idolari cyangwa se 5 ugasanga guspendinga 4,500 yego mani uzi ko umunyagihugu uzi impamvu Trump arimo gushaka kwirukana abantu ni ukuvuga ngo amafaranga twe dushika tugakorera umunyagihugu azayanga akemera kicara umwaka ugashira yicaye yaranze ya mafaranga ariko tukayakora tukavunika ibisuma se erega dufite inzara twe turi ibisuma da kugutoke tukuhaye kubusha niba mu hano hereza ifaranga kwanze kubusha abantu gukanda kanyenyeri nabaye barafu nda amaraso mfite kwara konda ukuboko ndabasha gukanda no kuvuga ngo none agomba gushushwa amazi yo kugira ngo impamvu yamuhamagaye yakoresheje Siri umva nkubwire Siri ko umugabo w'ijambo nizo ari umuhamagara nonoga kubera ko yaramaze amayinga ye reka nusi atampa amagara kandi ikintu kiraremereye kujya umuntu azabaza ikibazo agomba kubamo n'inama kubera ko dutange n'inama nari maze amayinga abiri ntamuvugisha muhamagare mwimana kimwe kumpa amagara reba bigenze gute da ko wanyabuye niki dati suko kwabura ngize amayinga ye takubona shuhirizwa amazi yo kugira ngo gusinto zibashe koroha ari umuntu wamwe ngane wogezwe kubaza dukomereza ati kuboko kwaragagaye nkoresheje Siri umwana n'uzugagara harira no koko nako kugagare no reka wacha ashorere kuko njyana navuze ko buri muntu amasaha ari kugenda kandi yatuma je bibazo no babaza ni kimwe kandi mwese muragihurira none ni twese kuri iyi saha bicaye hano naguno mwanya ibujukuri ubonye telefone ikaguhamagara ikakubwira ngo da urihe ndi muri smart house mu kazi ukahavuga akakubwira ngo iwanyu harafashwe ko ngiye umuriro oya muniko aho iwanyu harafashwe ruguru barafashwe nashatse kubabaza uyo nganiye ko munsubizamo tere munsubiza nkatwe turabanyamurenge iwanyu harafashwe ukumva ko ari kigifashwe nakumva ko igihugu bagifashe nakumva ko nyine abaturwanirira bagifashe bafite icyo bafashe kuko gabari abo nundi baragisangana no baragifite twaba tukibanyaza tugifasha bakikubwira ngo iwanyu harafashwe mu yandi magambo ukumva Kongo ko ibohojwe none Kongo ni iwanyu gusa Kongo ni iwanyu gusa ariko naje ni iwacu si iwacu se iyo bavuze ngo iwanyu niwe bababwiye nije babwiye none se urumva ikibazo cyabatsinze ati kuki ngagisobanura uko murakita gisobanure da bakikubwira ngo iwacu barafashwe
no kwa amatekera amahuzo nico gisubizo ayiwewe hari ikindi no ico gisubizo carangiye byarangiye ngo no guteranya amahuzo umunsi azakugira ngo iwanyu harafashwe uzotekera ihuzo tugatekereza uzomutekera tugira uzamutekera amahuzo noneho nijo ikibazo nje mbaza iyi nabaze nanje mbone ko baza ikibazo nje ngiye kubaza ariko banzubaze kugira ngo nanje mbone kukiba ikibazo ngiye kubaza murabona ko turi ahantu heza cyane bahita muri Smart House usibye yatusine tuzojya mama yingamo 8 n'iyi nama yingana no ese reka zembabaze katugaruke kuri social media ngiye yego se niye mpamvu mubona ibaho kugira ngo kuko twese dufite smartphone yego kuri nawe hari YouTube channel utarakora subscribe nyinshi kandi urumva nukubera ko umuntu afata nako afata telefone yiwe akaba yareba ikiganiro kikarangira ariko akaba atakanda karakanto biterwa n'iki kuko nawe gahari bujuze ureba bikarangira murasubiza ukinsubiza kiri correct nyene nico turi bufateho reka nje mvuge kuko nanjye ndi umwe mu ba YouTuber kuri hari impamvu hari gihe uba utabaye interested na video runaka cyangwa se ico kibazo udakunze gukurikirana abantu uranihanganira sa gusubira mu buke yavuze ngo niki tumureba ikiganiro kubera iki ngiyi video dore ka kurareba azayirebira hano ureba ahantu ugejeje wawe ureba turakora subscribe gukandaho guke bigutwaye iki kandi duru umwanya ese uko reka zamu seconda rimwe hari uwanditse muri comment yari hirya arantu narindi aravuga ngo mwavuze cyane kabisa kandi koko tuba twanavuze none se ni gute wowe uri gukomeza kumva abantu bari kuvuga bingana gutya kandi uri kubareba nawe bizanagushimisha ndetse wasetse n'abana bari maho mu nzu bose basetse ese kuki kandi ayiwe uri guseka neza none se uko nguko ko wasetse ntiwo gashayirenga ngo mugenzi wawe nabaseke waya yuge reka ngisubize gutya hari abantu bagira imitima nk'iya Stefano Stefano umudiyakoni Stefano reka umuntu wadukanda sabu hari abantu bagira imitima nk'iya Kaini ijukuri cyane ijukuri ariko reka ngaruke hari n'abandi umva umuntu wese utarakoze sabu kurakara uzi ureba video umva ngenze ngira ifuhe man by'umurimo twaje nivuga utuntu amen umva ni gute wewe uzi ureba video kurumva utarangiye nenda wowe uri kiri sawuri ariko ndagusenge mu izina rya Yesu garuka ube Pawulo kugira ngo kuko Pawulo yarwanyisha umurimo w'Imana kandi abishiramo umwete Imana ngo imwitegereze irabati uyu mugabo izi mbaraga ari mu kurwanyisha abantu wowe muhindura akamugira intumwa yaje yo gukora ibintu bitangaje ijwi ry'Imana ryamaritibuka gutya Pawulo Sawuli yamimubatiza kuva none baye Pawulo yenda urubaba uje kuroba kurumva none nawe garuka muri uwo mucamo wari urimo wovemo ukore subscribe kandi none abibona ubushishikarize bagenzi bawe nabo Imana izikura abantu icyo kibazo ndabisoza nihuta cyane sinizina mu magambo impamvu tureba dukurikirana social media ni ibintu ibi aba umuntu mwirema ry'umuntu mutakoranya amatsiko iyo ubonye akantu wumva wakareba umenye how bit kandi bite byako icakabiri social media tuzikurikira kuri ngo tukure guko umuyaga n'icyo mwana aravuga ngo ubwenge burarahurwa mu yandi magambo waraho tureba ibintu nk'ibintu twaboza hano byinshi bimwe biri mu ubwenge tagipfukiri urumva niyo mpamvu turi social media ikindi ni ugusapotinga ni ukuvuga ngo ni nka business nimba nzi ko gukoresha social media bigutunze ngomba kuwuteza imbere kandi dukundane kandi urukundo ni ibikorwa ntago ari amagambo never kugira umuntu ndagukunda uramugura n'igikombe cy'amata kimwe umukunda nigeze kwibwira abantu mani ngiye kuzumbwira ngo urankunda ngo inshuti yanyu umaze amezi angahe utamvije ngo inshuti yanyu gute turafata umwanya mu mamagare ndagwambaga ntituvugane musubize ngo inshuti yanyu uri inshuti yanyu gute no
akantu gisubizo ngerageza kugisubizaho ngewe ikintu mbona giteye kuba okay nanjye nshobora kureba video y'umuntu sinkore subscribe ari ikintu abantu hari ukuntu umuntu ashobora kwirengagiza ariko ari kubibona akumva ko nta kuri iyo subscribe man ni nkaragwa nk'ubutunzi bwe nk'amafaranga ye kandi nta kintu kiri bugende bro reka nta na kimwe kandi kindi bene abo ngabo nibo bantu ba mbere bazaba gukurikirana cyane nukuri kuko njyewe iyo ndi kubireba sanga abantu hafi 79% ari nane subs n'abantu batakoze sub tuza amasaha yagenze amasaha yagiye reka uyu yaratanze ikibazo cye ikibazo nje mbaza sindi butinde ese batanze abategura ibibazo ntago muzi ko oya eh njyewe ngiye